Well, murakaza neza cyane ariko rero ukuntu mba ntangiye ikiganiro ndi muri mode. Murakaza neza cyane bakunzi bacu ndabakiriye cyane rwose. Okay, mbere ko dutangira banje gusuhuza abakobwa bose banga kuvuga imyaka yabo. Ya nyayo. Ntabwo ari mwebwe n'ugira ikibazo. Suhuza n'abahungu bose bagabanyije abasore cyane cyane bagabanyije imyaka. Hari igihe ugira imyaka ugasanga ufite 40 ariko usa nk'agasore. Avuga ati ntabwo nakwiyangiriza ugahita ugabanya imyaka ugahita ugira nka 30. Ndabasuje kandi byose bakubera iki 30. Abafite umuntu bakundana amuruta cyane. Umukobwa ugabanya imyaka abafite umukope aruta akagereza kugira ngo imyaka ye ayishyire munsi y'uwo ngo bari kumwe. Noneho umuhungu nawe abatereta akana gato cyane ariko akagabanya imyaka kugira ngo akumvishe ko begeranye atakaruta cyane. Ese ubundi kuki abantu babigira ikibazo kandi like it's normal gukundana n'umuntu uruta imyaka myinshi cyane n'ibintu bisanzwe. Waba uri umukobwa ukundana n'umusore umuruta imyaka mba it's normal. That's no normal. Ese ni iki? Hari indangagaciro bigabanya za Kinyarwanda. Ndaguha urugero. Nk'ejo bundi ari umupapa ntabwo ndi umuvuga izina nubaha ariko nubaha cyane. Hari agakobwa bajya ngo baganiramo ukuntu nako ndakazi nduta none uwo mugabo aranduta ndamwubaha. Nafashe telefone y'uwo mugabo. That's criminal. Nafashe phone y'uwo mugabo. Yarambwiye ngo urabona abantu b'abasaza ari ukuntu abantu b'abasaza iyo atazi ibyongereza byo muri telefone akubwira ngo ibintu ntabyo mbona musomera byamunaniye gusoma nsanga kana kamwandikiye mu cyongereza ngo hereza ayo mayinitere ku bucucu bantu. Izo ni zangaruka rero zo kugira iki zo akana gato kakundana n'umuntu mukuru ugasanga cya cyubahiro duha abantu bakuru bagikubise hasi barakibanira nk'ibiciro byo mu isoko. Ogereka ibyo ntacyo bivuze kuko bakundana nawe unduta. Okay, ni bibi yuko wenda umuntu w'umugabo w'imyaka nka 30 aba agomba gukundana n'umwana uri munsi y'imyaka 18. Ibyo nabyumva. Umva ariko ufite imyaka 30 ugakundana n'umukobwa ufite imyaka 20 nta kintu bitwaye. Okay, ibyo ndabyemera kuko no ku babyeyi banjye barutana imyaka myinshi cyane. Myinshi atari myinshi yo gufungirwa ariko myinshi nyine ihagije ku buryo mama yayujuje imyaka yo gukora ubukwe na papa barakundanye ntaribi. Ibyo ndabyumva ariko gusanga umuntu ari macuwa kabisa n'umuntu mukuru arakundana n'akana kari munsi y'imyaka 18 ni icyaha deja mu Rwanda icyo ngicyo. Ni icyaha. Icyo ni icyaha gikomeye cyane. Ni icyaha ibyo byarabyemera. Ibyo ni icyaha. Okay, dukomeze tuzamuke gake. Umuntu afite 20 ni inkumi arangize secondaire ndabyemera. Afite 21 ageze igihe cyo gushaka. Icyo gihe nta kibazo aba yemewe kurushinga. Haba ari ibintu byinshi agomba gukora mu buzima bwe. Harimo gushaka akazi, kwiremera agagira profession yiwe akora. Occupation y'akazi agatera imbere akazagera muri phase yo gukundana akazagera muri phase imwemerera gushaka nta kintu na kimwe. Apana abandi bajya gukundana hari ikintu mu buzima akeneye kuko hari igihe usanga umuntu mu buzima nta hanafite ataha ntaki ugasanga agiye kugira iki gutereta cyangwa guteretwa. Icyo gihe ntabwo kiba kiragera. Urabanza ugashaka ubuzima ukamenya ngo nari instaye ngeze muri ya phase yo kuba social ku bantu nkakira urukundo nkatanga urukundo. Icyo gihe iyo kitaragera uba warijugunye. Usanga umwana w'imyaka 21 arongowe n'umugabo wa divorce 3 ngo barakundanye ngo nuko ngo umukobwa yabonye ngafite ibintu. Ibyo bintu byikure mu byo gukurikira amarongo abana bakobwa bakikira baro ariko ugashakana n'umuntu udashaka abayemerewe. Oya wenda ushakanye n'umuntu udashaka byo birumvikana ariko gushaka umuntu wamukunze ibyo ngibyo ari kuvuga byo ndabyumva nta kibazo sibyo. Wenda nta ribi ashobora ko yijuje imyaka barakundanye ariko ntabwo mpamya ko neza. Hari umwana w'imyaka 21 bose abahari simbashinjije cyangwa niteranye namwe ariko sinumva ko ari umwana w'imyaka 21 w'umukobwa wakunda umusaza w'imyaka 58 hafi 60. Bibaho cyane. Bibaho? Bibaho. Bisanzwe. Ubu se reka mbaze wenda nkawe sibyo uriya wenda atari buhuze
wowe ufite imyaka 60, reka tugire 50 wenda kuba mama 50 wakundana n'umusore w'imyaka 20? No, kuri njyewe nyine mba numva ko nyine ari nk'igisebo. Sibyo? Mba numva ko ari igisebo. Kubera ko ndamutse nkundanye nawe, sibyo? Ntabwo ari igisebo. Ndamutse nkundanye nawe, sibyo? Hamwe nabavuga ko wenda ashobora kuba akurikiye like ibyo mfite, sibyo? Ibyo mfite. Kandi even muri society ntago byagaragara neza, sibyo? Yaba ari nko navuga se gute guhohotera kwa. Je kuri njye mfite wenda nka 30, wenda nkajya gukundana n'umwana ufite nka 19, ni mike cyane urumva kuri njyewe, sibyo? Ni mike cyane urumva abantu nyine babibona nabi, even nanjye ntabwo naba ndi comfortable, sibyo? Yeah. Rero cyo kimwe no kuba na umuntu nyine twakundana afite imyaka nyine myinshi cyane kundusha, sibyo? Wenda urugero njye mfite nka 22, sibyo? 22 nkajya guteretwa n'umuntu ufite wenda nka 40, 50, mba mwita ngo abangana nka papa wanjye, sibyo? Sugar daddy. Yeah, abari nka sugar daddy. Rero muri icyo gihe nyine mba ngira complex, nkavuga sinshobora kugendana nawe, sinshobora kuba namupresenter inshuti zanjye kubera ko ni mukuru kuri njyewe, sibyo? Nyine bikantera nyine isoni n'iki. Ariko kuwa muntu umwe nyine tungana wenda ndusha nk'imyaka 8, 5, wo nguwo aba ari sawa, sibyo? Ko aba ari umuntu nyine tuba dufitingana, nshobora kuba najyanira n'ababyeyi, kuko nshobora kuba namujyanira umubyeyi umuntu ukuze ugasanga umubyeyi arambwiye ko uramusaza umuzaniye nde, nanjye nkabura ikintu mvuga nkatanya kuvuga ntabwo ari umusaza, ngatangira kumanura imyaka yiwe kandi n'ubundi arashaje. Ni ibintu bigaragara mu maso. Mbese ubundi uramutse uri umukobwa, sibyo? W'iyo myaka mike wavuze ukabona uwo musaza ufite ibintu, wagenda? Okay, biterwa n'umutima w'umuntu, sibyo? Okay, no nyine biterwa n'umutima w'umuntu n'ikintu ashaka. Ibintu nibishakwa kandi ni ibintu birangira, sibyo? Ni ibintu birangira, ushobora kuba ubifite uyu munsi ariko ejo ntubibifite, sibyo? Ni nkuko nyine ushobora kuba wamushaka umukurikiyeho iyo mitungo, ubwo bukire, sibyo? Wabujyamo ugasanga birashize, ntumenye naho bigiye, sibyo? Ese wamwanga uramutse waramukundiye iyo mitungo? Ntabwo ushobora kuba wamwanga, ariko nyine urukundo nyine ruragabanuka kuko nta nurwo wigeze ahubwo wamukurikiye kubera ibintu, sibyo? Ariko nanone hari ikintu ntajya niyumvisha neza. Iyo umuhungu afite amafaranga cyangwa umukobwa afite amafaranga, kuki twumva ko umuntu wese umugeze imbere ikintu abamukurikiye ari amafaranga? Why? Abenshi basi baba bafite ni abenshi, but okay, on my side ngiye ko mbyumva, like numva ko niba uri umuhungu warakoreye amafaranga yawe cyangwa uri umukobwa warakoreye amafaranga yawe, uko byaba kose, niba umuhungu gukundana n'umuhungu nduta, ngewe nduta, nta kintu bitwaye. Kibi nuko yaba ari under 18, ariko ubundi ari umuhungu nduta twakundanye nta kibazo. Niyo yabaje abantu bari kuvuga ngo na amafaranga muzanye n'ibiki byose, okay, naba narakoreye ayo mafaranga, ariko nanone ntiyambuza guhavinga ikintu nkeneye ngo kubera ko numva ko buri gihe umuntu nci ruhande ari amafaranga. Let me tell you, urugero umuntu wese ugize amafaranga uko tubizi, akenshi uba wumva yuko umuntu wese akuri hafi kubera ikintu ufite, uri kubyumva? Ariko mu by'ukuri niyo mpamvu uzasanga baravuga ngo like hari umuntu ujya uvuga ngo love iri priceless. Nta like niba umuntu yagukunze nta n'ikindi kintu abagendeyeho. Ababyemera ni umuntu wamaze kugira amafaranga, uri kubyumva? Niyo wemera yuko umuntu wamukunze koko wajyanyabyo, kuko ni wabakeneye, atagomba kugendera kuri ibyo byose, kandi bibaho koko bibaho. Ariko abantu tutayafite nitwe twumva yuko urukundo rugendera ku mafaranga, like ni umuntu wese nyine niba umuntu ansanye amafaranga imbere ngomba kugenda. No, ntago amafaranga buri gihe, ntago amafaranga ashaka kugura urukundo. Niko bimeze, kuko iyo umuntu yamaze kugira amafaranga aragira nyine abageze muri rwa rwego rwo kumva ko akeneye real love. Uri kubyumva ukuntu bimeze? Rero niba ufite amafaranga, niba utayafite, umuntu ukuruta cyangwa utakuruta, byose ni kimwe, ni urukundo. Kuki twumva yuko umuhungu ukuruta imyaka byaba nta kibazo bifite, ariko
nanone kumva yuko umukobwa uruta imyaka umuhungu ari ikibazo. No, so gender balance. Yeah, ni gender balance. Niba ku muhungu byashoboka no ku mukobwa byashoboka. Niba ku muhungu byashoboka no ku mukobwa byashoboka, ariko nyine ntabwo bikuraho imyumvire y'abantu. Sibyo, ntabwo bikuraho imyumvire y'abantu. Ninde se ugiye gushaka? Ntabwo ugiye gushaka abo bantu, ugiye gushaka umuntu. Uri kubyumva? Nimwe muzarwubakana, ntago ari abandi. Opinions z'abandi bantu ntago ziba zikimatanye. Kuko ntago aribo basaza kubunga mwashwanye ngo nuko wagendeye nyine gushimisha abantu. No, reba ku ruhande rwanyu. Ese mwebwe ubwanyu murabona muzabibasha? Nimugendere ngo abandi. Icyo kintu nicyo kibi cyane dukunda kukigendera, ugasanga ngo kuko abashiti banje cyangwa ngo uno mutipe aberanye no kumugendana ni mwiza nyine, aberanye mushiti zanjye bazamukunda kuko ari presentable, ibintu nk'ibyo ngibyo. Kandi wenda ntimwumvikana, uri kumwihatiraho cyangwa uri kwihatira ku bindi bintu ngo nuko afite imyaka iri mu kigero cyawe, ibintu nk'ibyo ngibyo, kandi ugasanga ntibihuye. Kandi hari wa wundi uguha amahoro, either uramuruta cyangwa arakuruta, ariko nuguha amahoro niwe mwuzuzanya, like birakunda iyo muri kumwe umva ariyo mahoro yawe. Kuki utagumaho? Kuki urinda ujya gushaka umuntu ngo ni imyaka? We rero icyo ushyigikiye ni ukuvuga ngo ibintu byo kureba ku myaka tubireke, turebe urukundo. Tujyaho urukundo ruri naho bishoboka. Twirinde gusa kutandukira ngo tujye mu bana batarageza imyaka yo ngo nuko ngo niba ufite imyaka 20 ngo ugiye kwemera ngo ujye ku mwana w'imyaka 18. Kubera iki? Niba ufite 20 yawe ugakunda sugar mami twagiye yaba ari sugar mami wenda wagiye gusenya ingo z'abandi. None simbabwiye kujya gusenya ingo z'abandi z'abantu bafite ingo nyine ingo zabo, ariko nanone niba uwo muntu like umuntu wese bafite ukuntu ameze, wowe uri umutipe uri gukorera amafaranga yawe, uri gushaka ejo hawe hazaza, ntabwo wari wateganya gushaka. Kuki ugeze imyaka 40 ukumva ko utemerewe gushaka umuntu ukeneye? Ngo nukubera ko ugomba gushaka umukobwa w'imyaka 39. No, nawe ufite ubwo burenganzira bwo gukundana n'umukobwa w'imyaka 23, 24 kandi mugashakana bigakunda. Rangiye gahunda yo gushaka ndayifite. Turahari ku bwawe, turagushyigikiye. Ahubwo niye nama ngiye wangira nkanye ufite 24 mfite gahunda yo gushaka ndebe muri iyo kategori nyine hasi cyangwa no. Ariko se Oma kankubaza, wowe ubyumva uti? Ubyumva ute gushakana cyangwa gukundana n'umukobwa ukuruta cyangwa uwuruta? Oyo tutawe nta Wondi tawe nawe kubera kuko mfite imyaka 20 ese nahita nkundana n'ufite ingano ntabwo yari ufite ingano 22 kandi kubera cyangwa ukurusha wenda nk'imyaka 2 wenda undusha. Uje ntabwo nigize precise ngo mvuge ngo uwa 22 agomba kundana n'umuntu w'imyaka 20. Nyine nibyo nakubwiye njyewe ubu ngubu uwo ndusha nk'imyaka 2 arandi arakuruta akundana n'abapapa n'abafite 30 aho ngaho bagiye kumushaka bavuze bashatse amafaranga yabo bakaba bagiye gushaka utwana duto aho ngaho barebera naho njyewe najya gutekereza gushaka nanjye ngeze muri ya 30 muri bajajya uze urukundo n'urukundo nyine ntabwo umutima w'umuntu nanjye mbonye jajya twikundanira turi kuroroshye. Icyambere n'urukundo, cyambere n'urukundo, cyambere n'ururabo biroroshye cyane. Ya nanjye nimara kuyagwiza nzahita manuka nanjye ndebe muri wa bana sasa bitingira gusa ndacagura nanjye se bigira kopya se nanjye nshake nanjye banze nshake kofi banshake kofi uyitumana kubitureba kaka genza azajya mu kibuga kakandi cya football ubundi wewe bajya bakina bazi ngo uri butsinde uri gukine neza ashobora kurangira bari umugabo wa Esther ntabwo ishiga mami uri bukine neza uri bukine neza mu kibuga uri bukine neza mu kibuga babyumvise uri bukine neza mu kibuga cya football kinari icyo ari cyo cyose
cyangwa arena tuzaba tujya muri arena kureba aba basketeri. Thanks guys kubana natwe mu kiganiro. Video nk'izi muzaza musanga kuri Ogere no kuri YouTube. Ibuka gufollowinga kuri Ogere no gusubscribinga kuri YouTube. Ibuke gusharinga n'inshuti n'abavandimwe. Wabanyuzwe n'iki kiganiro bitumenyeshe abari mu gushaka kutugezaho cyangwa igitekerezo byandike muri comment.